Witeka Mana nziza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugize amahirwe nanone yo kuza imbere yawe. Tuje kwa kundi tuzi nk'abanyantege nkeya, abanyabyaha, abantu bashaka kwitsindishiriza, abantu bahora bifuza ibyiza, ariko nidufate umwanzuro kugira ngo ibyo byiza bibe muri twebwe. Twagiye tugira ikibazo cyo kujya kure yawe mu ntege nke zacu zitandukanye, ariko watugaruje amaboko y'ubugwaneza. Uri Imana idukunda kandi iteguye kuduhurumura amaso, kuko abana b'abantu nitubona. Uri Imana yiteguye kuduhambura amaguru kugira ngo tujye kukukorera, kubera ko abana b'abantu turabaretwa kandi amaguru yacu arafunze. Ni wowe witeguye gukora ku minwa yacu, ukadukoza ikara ku munwa kugira ngo tuvuge ubutumwa bwawe. Ufite icyo wakoze mu mitima y'abana bawe muri iki cyumweru gishize, kandi ufite icyo ushaka gukomeza gukora mu mitima y'abana bawe. Turakwemereye kugira ngo ijambo ryawe rihinduke ikaramu yandika ibintu ku nkomanizo z'imitima yacu, kugira ngo ubwo ibihe by'akaga bimwe twabigezemo ibindi bikaba biri imbere yacu, tuzabashe guhagarara tudatsinzwe. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Tugiye kwigana icyigisho gikomeye gifite insanganyamatsiko ivuga ngo nudatunganyirizwa uruhanga biragusaba gutunganya uruhanga n'ikiganza. Nutagira gute? Nudatunganya iki? Nudatunganyirizwa uruhanga biragusaba gutunganya uruhanga n'ikiganza. Iyo ni imvugo isa naho izimije, ariko ni imvugo ya Bibiliya. Iyo turebye muri Bibiliya, uruhanga ndetse n'uruhanga n'ikiganza ni imvugo yakoreshejwe mu bigendanye n'ikimenyetso cy'Imana ndetse n'ikimenyetso cy'inyamaswa. Mu by'ukuri itandukaniro ry'abana b'Imana, ntabwo Imana izakomeza gutuma ibintu byegerana. Igihe Yesu yaganiraga n'abigishwa be, yarababwiye ngo muraboneye, ariko si iki? Ariko si mwese. Kubw'ibyo rero hari uruvange rudasanzwe ku isi rw'uko abantu bashobora kwitiranya abantu b'Imana n'abatari bo. Imana rero kugira ngo ibyo bintu bikore neza, ifite ikintu yateganyije. Imana yateganyije iki? Yateganyije yuko hari ikintu igomba kuzakora, noneho abantu barangiza bakamenya gutandukanya icyiza n'iki n'ikibi, bagatangira kumenya gutandukanya abantu b'Imana n'abatagize gute, n'abatari bo. Ikimenyetso cy'Imana ni iki? Ikimenyetso cy'inyamaswa ni iki? Ese ni ibintu bifatika cyangwa ni ibintu bidafatika? Ese bifitanye isano n'ubucuruzi cyangwa ntabwo? Bifitanye isano n'imibereho y'abantu na politike zo mu minsi y'imperuka cyangwa ntabyo? Ngibyo ibintu nifuza ko twinjiramo, ariko ijambo ry'Imana nta kintu na kimwe ryasize ritadusobanuriye. Niyo mpamvu iyo twemereye ijambo ry'Imana rikatuyobora tutagendeye mu marangamutima yacu cyangwa uko tubona ibintu, byanga byakunda Imana idukura mu rujijo. Ikimenyetso cy'Imana, Imana yagiye itanga ibimenyetso bitandukanye byitwa ibyayo, ariko nta muntu ukwiye kubyitiranya. Hari icyo nagira ngo mbabwire. Ijambo ikimenyetso bwa mbere muri Bibiliya riboneka, ryabonetse mu Itangiriro igice cya 4:13, aho Kayini yaramaze kwica Abeli. Imana imwegereye ibona yabaye umurakare, arimo aravuga nabi. Imana irangije iramureba, iramubwira iti rero amaraso ya murumuna wawe ubwayo azaba ikintu gihora kikubaza, kubera ko arimo aratakira munsi y'ubutaka. Ariko Kayini arangije ntiyababazwa nuko atandukanye n'Imana, ahubwo ababazwa nuko abaye igicamuke n'inzererezi. Arangije Imana imushyiraho ikimenyetso gifatika, ikimenyetso kigaragara, ariko kitaranga ko Kayini ari umuntu wayo, ahubwo cyari ikimenyetso cyo kugira ngo uzamubona wese atazagira gute, atazamwica. Rero cyari ikimenyetso cy'ubuzererezi. Mu magambo make, cyari ikimenyetso cyo kugira ngo nubwo avuye mu maso y'Imana, byibuze atazahita apfa, byibuze azongererwa iminsi yo kubaho, ariko nubwo atari mu maso y'Imana azakomeza agende, hatazagira umuntu umwica. Hari igihe rero Imana ishobora kwemera ko umuntu mubi amara iminsi akakomeza rwose. Niyo mpamvu muzabona abantu b'abagome Bibiliya ivuga yuko bataramba, ariko mu by'ukuri hari ibyo akora ukabona hari umugome ugize gute, urambye. Imana rero hari igihe yongerera umuntu iminsi yo kubaho, ariko nanone hari abongererwa iminsi yo kubaho ikaba nta kintu bamari. Ikimenyetso cya Kayini rero cyari ikimenyetso kigaragara
cyari ryashyizwe mu ruhanga rwe kugira ngo hatazagira umuntu umwica, ariko ntabwo cyari ikimenyetso cy'Imana, kubera yuko Kayini yari avuye mu maso y'iki? Mu maso y'Imana. Byigeze binamubabaza. Muri Bibiliya mu Itangiriro 17 umurongo wa 9 kugeza kwa 11, Imana yongeye guha Aburahamu ikimenyetso cyo gukebwa. Irangije, Imana ubwayo yerekana yuko gukebwa kuzaba ikimenyetso cy'isezerano hagati yanjye namwe, ni ku Imana yababwiye. Ubwo rero gukebwa kuraje. Hakebwaga abagore cyangwa abagabo? Hakebwaga abagabo, kuko abagore bagombaga kugendera ku kwizera kw'abagabo babo. Abagabo rero nibo bakebwaga. Noneho rero uku gukebwa, uyu muhango waragiye ubaho, ariko uyu munsi wa none ntabwo twavuga ko ikimenyetso cy'Imana ari ugukebwa, kubera yuko gukebwa byabaye gahunda ya leta yo kugira ngo abagabo batarwara indwara zo mu mibonano mpuzabitsina. Kandi hari impamvu yatumye Bibiliya ibihindura. Mu Baroma Pawulo hari icyo yavuzeho mu gitabo cy'Abaroma igice cya 4. Tujyane Abaroma igice cya 4. Ndasoma umurongo umwe wonyine wa 11. Abaroma 4 umurongo wa 11 handitse ngo iki? Abahageze tujyane. Abaroma 4 umurongo wa 11 haranditse ngo bukeye ahabwa ikimenyetso cyo gukebwa, kuba ikimenyetso cyo gukiranuka kwavuye kuri kwa kwizera yari afite atarakebwa, kandi ngo abe sekuruza w'abizera bose, nubwo baba batakebwe ngo nabo babone kubarwaho gukiranuka. Murumva yuko kwizera kwasimbuye ikintu cyo gukebwa, ku buryo n'umuntu utakebwe ashobora kwizera bikamuhanirizwa n'uwagize gute? N'uwakebwe. Kubera iki Imana gukebwa yabikuyeho ntibikomeze kuba ikimenyetso cyayo? Nuko gukebwa byari iby'umubiri, kandi guhinduka umuntu w'Imana ni ibintu bikorana n'umutima. Yeremiya igice cya 9. Abasomyi ba Bibiliya, Yeremiya igice cya 9. Yego, abahageze tujyane Yeremiya igice cya 9 umurongo wa 24. Bibiliya iravuga ngo dore iminsi igiye kuza, niko Uwiteka avuga, ubwo nzahana abakebwe bose bafite umutima utaragize gute? Utarakebwe. Kubw'ibyo rero ntabwo byigeze bibaho yuko umuntu yakebwa ku mubiri ngo bigire icyo bihindura ku mutima we. Imana imaze kubona uku kujijisha rero kw'abantu, yategetse yuko mu izina rya Yesu Kristo azaza akabyara abantu bwa kabiri. Kubyarwa ubwa kabiri nibyo bisobanura gukebwa iki? Umutima. Nibyo Pawulo rero yasobanuraga. Uyu munsi rero hari abantu benshi bakiri mu nyigisho z'amadini abwira abantu yuko umuntu yakebwe ku mubiri biba bihagije. Iki ni ikinyoma. Kristo wenyine niwe ushobora gukeba ku mutima, kandi abantu batakebwa umutima Imana yavuze ko izabahana. Ibyo rero bintera kwibaza, aba bavandimwe bacu b'Abayisilamu batemera umwami Yesu, cyo koze bagakebwa, uku gukebwa kwabo kuzabageza kuki? Ijambo ry'Imana ritubwira yuko n'ubundi mu Kuva igice cya 12 umurongo wa 12, Imana yongeye kubwira Abisirayeli gusiga, kubaga umwana w'intama bagasiga amaraso ku rugi, ku nkomanizo z'inzugi, kugira ngo marayika urimbura nabageraho atambuke. Kandi Imana irangije ivuga yuko icyo ngicyo, ayo maraso azahinduka ikimenyetso cyo gutandukanya cyangwa se kurinda ubwoko bw'Imana. Ariko uyu munsi wa none Yesu Kristo yaradupfiriye, amaraso yafite akamaro. Muzabona mu bihugu by'Abarabu, ibihugu by'Abahinde, muzabona ko bajya bafata amaraso bakayasiga hehe? Ku ruhanga mo hagati. Ariko ariya maraso nta kintu amaze, kubera ko ntago bemera umwami Yesu nk'umukiza wabo. Amaraso yabaye ikimenyetso. Ariko nagira mbabwire ngo Yesu abantu bose yapfiriye bigeze bakira agakiza ke n'amaraso ye bayaha agaciro? Oya rwose. Kubw'ibyo rero amaraso ya Yesu ni ikimenyetso cy'uko twakijwe n'umuntu kubwo kwizera, ariko abakiriye agakiza Imana yashimye ko bagomba kugira ikindi kimenyetso. Bibiliya mu Kuva igice cya 31 umurongo wa 13, Imana yongeye kubwira abantu andi magambo akomeye. Aya magambo yo ndashaka kuyasoma muri Bibiliya yera no muri Bibiliya ntagatifu. Aravuga ngo iki?
mu kuva igice cya 31 Imana yongeye kuvuga ikimenyetso, ariko iki kimenyetso dukeneye kumva ibyacyo kuko ntabwo kiri kure cyane y'ikimenyetso cy'Imana nk'uko tuza kubibona. Igice cya 31 umurongo wa 13, itegeko ry'isabato. Mose ahabwa ibisate by'amabuye biriho ibihamya. Uwiteka abwira Mose ati, umurongo wa 12 tugeze kwa 13, kandi ubwira Abisiraheli uti, ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Amen. Mu gihe cyose ku isi abantu bazaba bariho bakeneye kwezwa, bakeneye gutunganywa kugira ngo batandukane n'ikibi n'igisa nacyo, Imana izakomeza kwitwa Imana ifite isabato. Amen. Icyo kintu kirakomeye. Igitabo Bibiliya ntagatifu mu gitabo cy'iyimuka Misiri igice cya 31 umurongo wa 13, 12, Uhoraho abwira Musa aya magambo ati, ubwira Abayisiraheli uti, muzubahiriza amasabato yanjye mubishishikariye. Amen. Kubahiriza isabato ni ibintu bigomba gushishikaza iki? Abantu. Mubishishikariye kuko ari cyo kimenyetso nashyize hagati yanjye namwe, uko ibisekuru byanyu bikurikirana, kugira ngo bamenye ko ari jye Uhoraho ubatagatifuza. Amen. Hano muri Bibiliya ntagatifu bongeyemo ikintu cyo gushishikarira. Rero ibi ngibi biragaragaza yuko igihe cyose hagiye habaho amadini ya Gikristo, ayo madini yagiye ashaka yuko abantu baba beza, ariko isabato itagize uruhare mu bigendanye n'inama y'agakiza. Ariko Imana ubwayo yivugiye yuko isabato ifitanye isano, ari ikimenyetso Imana yashyize hagati y'ubwoko bwayo. None se isabato yonyine niyo kimenyetso cy'Imana, cyangwa ahubwo icyo umwami w'isabato yakoze muri wowe kikaba ari cyo kikujyana mu munsi w'isabato ukaba uri mu mwuka? Nicyo kimenyetso cy'Imana. Icyo Kristo yanditse mu bitekerezo byawe gituma uruhuka, Imana ikaruhukira muri wowe, kandi uko bwije nuko bukeye Imana ikakweza. Ngiki cyo twita ikimenyetso cy'Imana. Kubw'ibyo rero nshuti zanjye, nagira ngo twinjire muri Bibiliya neza. Imana yavuze ngo iki? Ubundi muri Bibiliya nureba mu gutegeka kwa 2 igice cya 6 umurongo wa 6 kugeza kwa 8, Bibiliya yagiye ikoresha mu ruhanga, igakoresha mu kiganza, ariko mu by'ukuri nureba neza mu gihe cya Bibiliya cy'Abisiraheli, mu ruhanga hagaragazaga intekerezo, mu kiganza hagaragazaga imikorere, hagaragazaga imibereho y'umuntu ariko mu buryo bufatika. Kubw'ibyo rero icyo nashakaga kubereka ngiki, ikimenyetso cy'Imana ntabwo kigomba kujya mu kiganza, kubera yuko nta mirimo n'imwe dushobora gukora, nta kintu wakorera Imana utayizeye ngo uzisange wahindutse umukiranutsi. Kubera iki? Twakijijwe n'umuntu kubwo kugira gute? Kwizera. Niyo mpamvu ntabwo Imana yashyira umuntu ikimenyetso cyayo mu kiganza ngo nirangiza imubwire ngo ngawe igendere, ibyo birahagije. Oya, ibigendanye no kwizera, ibigendanye n'amategeko y'Imana ndetse n'isabato irimo, ni ibintu umuntu yakira agafatira umwanzuro mu buzima bwe, kandi uwo mwanzuro ukiyandika ku mutima, noneho ingingo ze zigakurikiza iby'ibitekerezo byafatiye iki? Umwanzuro. Niyo mpamvu abantu b'Imana muri iki gihe turimo bagomba gutunganya uruhanga rwabo. Uruhanga bisobanuye intekerezo, ariko se turatunganya uruhanga gute? Abantu bibereye imbere y'amateleviziyo, abana bacu turimo turabereka ibitente, abandi barimo barakina ibiryabarezi, abandi barimo barirebera imipira ku isabato, abandi bibereye mu nyigisho z'ibinyoma Satani yababujije gukandagiraho Imana ikorera umurimo wayo, abandi nabo bibereye mu bintu bibarangaza. Dufite umubare w'abarimo kwihisha bakajya mu bukwe, dufite abandi baba biryamiye baruhuka ngo isabato ni umunsi w'umunezero, umuntu agakubita igitotsi yakubisemo radiyo havuga ati rega ati umva isabato yaryoshye rwose. Uzi ukuntu tuba tunaniwe? Umuntu udafite umwanya wo gupfukama ngo asenge yiyirize ubusa, Imana imweze imuha isabato ifatika. Uyu muntu aratakaye, arapfuye, ntaraye. Kimenyetso cy'Imana.
isabato ntabwo yabereyeho kuza ngo turirimbe tubyine dutahe, yabereyeho korohera Imana kugira ngo ikweze igutagatifuze. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo iki muri Yobu igice cya 33, Yobu igice cya 33. Abasomyi ba Bibiliya tujyane. Ese ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Yobu igice cya 33 handitse ngo iki? Umurongo ndasoma wa 14 kwageza kwa 18. Imana ivuga rimwe ndetse kabiri nubwo umuntu atabyitaho, mu nzozi mwiyerekwa rya nijoro, igihe abantu bashyizweyo basinziriye ku mariri yabo, niho yumvisha amatwi y'abantu igashyira ikimenyetso ku by'ibiyigisha, kugira ngo igamburuze umuntu mu migambi ye, ngo imaremo umuntu ubwibone bwe buhishwe. Amen. Mu magambo make, Imana ntabwo igishyira ikimenyetso cyayo mu kirere, ntabwo igishyira ikimenyetso cyayo ku marangamutima. Hari abantu bavuga bati rwose nshima umunsi w'isabato, hari abantu bagaragaza yuko bakunda Imana, hari abantu baza mu rusengero bakazinduka bagakubura, hari abantu baza mu rusengero bagatanga amatangazo bakavunika, bakakoresha fundraising, amafaranga agatangwa, hari abantu bagera ku rusengero bakirirwa mu nshingano biruka. Ikimenyetso cy'Imana ntago kijya ku mirimo myinshi wakoze ku rusengero. Imana ishyira ikimenyetso umuntu yatashye aryamye ari ku buriri bwe atuje, nta kindi ibintu Imana yamwigishije, ibintu yabonye mu materaniro, ibintu yasomye mu byanditswe byera, kwibwira n'imyanzuro yafatiye mu masengesho. Ibyo bintu iyo bihuje n'umugambi w'Imana, ninjoro iraza ikamuteraho ikimenyetso cyayo. Kubw'ibyo rero ijambo ry'Imana ritwereka ko nta muntu n'umwe uzashyirwa ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga arinjije mu byanditswe byera. Ntago bikunda. Hano dufite abantu, nigeze kugana n'umuntu arambwira ati rero wajya ureka kwiga ibintu byinshi. Ese kubera iki? Ati nyamara umuntu yasomye Bibiliya cyane arasara, agahita anyereka umuntu ku rusengero ati ntubona akana k'inkweto ko yamuhengamanye, ubona akibrosa, ishati ntiyamucikanye, uzi ikintu azize? Bibiliya cyane. Ndakugira inama musoni, ntuzasome Bibiliya cyane utazaba umusazi. Hari iyo myumvire abadive benshi barayifite, ku buryo hari umuntu ukubona watangiye kwiga Bibiliya, uzindukira mu materaniro, yarangiza ati aha turaje usare. Noneho dufite undi mugabane wa kabiri w'abantu bavuga yuko umuntu iyo yize ibintu byinshi abazabibazwa mu rubanza rw'Imana. Ukambwira uti tujya mu materaniro, ati ibyo nzi birahagije, Imana itazambaza byinshi, reka nkomeze ndwane n'ibyo nzi. Reka mbabwire, ntushobora gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu gihe cyose Imana itigeze ihurira nawe mu ijambo ryayo. Icyo kintu umuntu akimenye rwose. Nongere ngisubiremo, nta muntu n'umwe uzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. N'abantu bo mu madini atandukanye, ngo ikimenyetso cy'Imana bazagishyirwaho bamaze gusoma ibyanditswe byera, bamaze kumenya gutandukanya ukuri n'iki n'ikinyoma. Kubera iki? Imana ntabwo igishyira ikimenyetso cyayo ku marangamutima meza y'idini umuntu afite. Rero reka tujye muri Ezekiyeli igice cya 9. Reka Ezekiyeli igice cya 9. Iri jambo ni amagambo akomeye cyane. Ezekiyeli igice cya 9, abasomyi ba Bibiliya bahageze tujyane. Turi ku kimenyetso cy'Imana n'ikimenyetso cy'inyamaswa, ariko twagize ikibazo, twatinze ku kimenyetso cy'inyamaswa duhinduka abafana, twirengagiza ibintu bibanziriza ikimenyetso cy'inyamaswa, kuko ikimenyetso cy'Imana kigomba kubanza gushyirwa ku bantu mbere y'uko ikimenyetso cy'inyamaswa gishyirwa ku bantu. None abantu bageze mu kimenyetso cy'inyamaswa, ariko mu by'ukuri n'ibyangombwa bisabwa ku kimenyetso cy'Imana batarabimenya. Ezekiyeli igice cya 9 umurongo wa mbere, abantu b'Imana bashyirwa ikimenyetso mu ruhanga. Mwigeze musomana ikimenyetso cy'Imana kijya mu kiganza? Oya. Kubera iki? Nta gikorwa na kimwe ushobora gukora kugira ngo Imana ikwemere, ntacyo. Imana yemera umuntu muri Kristo Yesu bitewe no kwizera icyo Kristo yakoreye i Karuvari. Rero umurongo wa mbere, maze arangurura mu matwi yanjye n'ijwi rirenga. Aya magambo aranyereka yuko ikimenyetso cy'Imana gifitanye isano n'ibyahishuwe 14, ubutumwa bw'amarayika bangahe?
batatu, kuko iyo Bibiliya ivuze ijwi rirenga ntabwo kiba ari ikintu kireba umuntu umwe, kiba ari ikintu kireba abantu bose, kandi kigomba gushyirwamo imbaraga kuko ari ikintu cy'ingenzi. Abantu nibakirangarana bazakibazwa imbere y'Imana. Kubw'ibyo rero ntabwo ushobora gutandukanya ibintu biri muri Ezekiyeli igice cya 9 ngo bitandukanye n'ibyahishuwe 14, ubutumwa bw'amarayika bangahe? Batatu. Abahawe gutwara umurwa nimubigize hafi, umuntu wese afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Umurongo wa 2, nuko mbona abantu 6 baturutse mu nzira y'irembo ryo haruguru ryerekeye kasikazi, umuntu wese yari afite intwaro yicana mu kuboko kwe. Kandi mbona undi muri bo yari yambaye imyambaro y'ibitare, yari afite ihembe ririmo wino ku itako rye, maze barinjira bahagarara iruhande rw'igicaniro cy'umuringa. Igicaniro gikunze kwerekana imisengere. Abantu bagomba gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana bafitanye isano n'imisengere, ariko n'abantu bazaba barabanye n'Imana ariko bakaba abanyantege nkeya, ntibemerera Imana ngo ibahe imbaraga, ntibemerera Imana ngo ihindure ubuzima bwabo. Abatazaba bafite ikimenyetso cy'Imana barabaye mu bintu by'Imana, barabaye hafi y'igicaniro, aba bantu nabo bazahanwa kandi bazarimbuka. Bivuze ngo iki rero? Ntabwo bivuze ko umuntu wese wigeze akandagira ku rusengero akaza mu materaniro, ntabwo bivuze ko umuntu wese wagiye mu mazi ya Yorodani akabatizwa wese azashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ibyacyo birihariye. Nshuti zanjye, hano baranditse ngo nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isirayeli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu. Iyo umuntu atabanye n'Imana cyane, ubwiza bw'Imana bumuvaho, ndetse abantu benshi ubwiza bw'Imana mu buragenda bubavaho, kuko uko ugenda utesha agaciro iby'Imana, ukagenda usuzugura icyo ijambo ry'Imana rikubwira, ukagundira ikinyoma kuruta uko ukunze ukuri, birangira umwuka w'Imana atagize imbaraga kuri wowe, kandi byanga byakunda utera umugongo Imana. Ubuzima bwawe bw'ahazaza buhita burangira nk'ubwa Sawuli. Icyo nashaka kuvuga hano ni kimwe. Noneho rero umurongo wa 4, nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu bujuje ibintu bibiri. Reka ngiye ikintu mbabwira. Agahanga twabonye ko gashushanya iki? Intekerezo. Icyo kintu mukimenye. Icyo ni ikintu cya mbere. Nigeze kumva umuntu ambwira ati ariko buriya ati ntabwo twaba twibeshya, ati kujya ubona mu Bisilamu agahanga kabo mo hagati y'uruhanga haba harakobotse, ati buriya wabona atari cyo kimenyetso cy'Imana, ati cyane cyane yuko uko basenga bapfukamye bakuba umutwe kuri uriya mukeka, ariko agahanga kabo kagenda gakoboka. Ati none urumva icyo kimenyetso kidafitanye isano n'imisengere? Oya, ntabwo gusenga inshuro nyinshi aribyo byerekana umuntu uko yahindutse umutima. Iki aba bantu bagomba gushyirwa ikimenyetso mu ruhanga ni abantu bujuje ibintu bibiri. Ni abantu banihira ibizira bihakorerwa muri Yerusalemu, byarangiza bikagira gute? Bikabatakisha. Kuniha ni kimwe, no gutaka ni ikindi. Reka ngire ikintu mbabwira. Iri ni ihame ry'abana b'Imana bo mu bihe byose. Mutekereza ko Sodomu na Gomora bijya kurimbuka byagenze gute? Tujye mu itangiriro. Iri jambo kuniha no gutakishwa rikoreshwa buri gihe iyo Imana igiye kurimbura isi cyangwa igiye kurimbura ahantu runaka, bitewe n'uko abantu baho nta kintu bakimaze, nta n'ahazaza habo bongerewe imyaka, nta kintu cyiza bakora. Itangiriro igice cya 19. Itangiriro igice, ntabwo ari igice cya 19, ni igice cya 18 umurongo wa 21. Uwiteka aravuga ati, ubwo gutaka kw'abarega Sodomu ni Gomora ari kwinshi, ibyaha byaho bigakabya cyane. Ubwo gutaka kw'abarega he Sodomu ari kwinshi, ibyaha byaho bikaba byaho bigakabya cyane. Ndamanuka ndebe ko bakora ibihanye rwose no gutaka kw'abaharega kwangezeho, kandi niba atari ko bimeze ndagira gute? Ndabimenya. Buri gihe cyose isi mbere yuko ihura n'akaga n'igihano, Imana iba ifite abantu bariho babwira Imana bati, Imana ibi bintu byarengeje amahano. N'uyu munsi wa none hari abantu b'Imana bitegereza ubutinganyi leta z'isi zamaze gufata mu biganza, bakavuga bati, Imana ibi bintu ni amahano, kuraho isi rwose.
hari abantu bitegereza umugore yafashe umugabo bararanye bapfumbatanye babyaranye abana yarangiza agafata esanse akayishyira munsi agacunga umugabo aryamye agatwika barangiza bati Imana aho bigeze ni amahano. Hari abantu bitegereza ibintu birimo kuba noneho bareba ibintu birimo kubera mu bantu bitwa abantu b'Imana bareba ibintu bibera mu itorero rero yegegeye bikabatakisha. Ubu hano nagira ngo mbabaze hari umuntu wari wataka atakishijwe nuko abana banyu murimo kujya kubashorera mukabajyana gushyingirwa mu yandi madini? Hari umuntu byari byatakisha ku buryo yicara akaza akabwira pasiteri ati ndimo ndasenga mushireho itsinda ry'ababyeyi duhure dusabire aba bana bacu, ibi bintu ni ibiki byateye? Ahubwo ikiba ujya kubona ukabona umuntu yohereje mesaje, nezere ko udafunze mu mutwe nk'ababahirika tuzabe turi kumwe. Itariki ukambwira uti ko mbona ari ku isabato. Ni ku isabato rega, isabato ni umunsi w'umunezero kandi aho turi twe tuzagenda twicare tunezerwe gusa dukoma amashyi. Ntimwirirwa mutaha ubukwe bwo ku isabato? Ninde byari byababaza ngo abone ari amahano? Ninde wari wicara mu bukwe bw'abantu bacu barimo gusaba twashingiranywe n'abantu bandi ibintu byazambye, abantu barimo kuvuga ibintu bidafite icyerekezo ngo wicare mu bukwe bukubabaza? Ubwira Imana uti Imana tabara itorero ryawe, ibi bintu ni amahano. Ninde wari wicara ngo abone ibinyoma bibwirizwa ku ruhimbi narangiza atahabwira Imana ati Imana aho bigeze tabara itorero ryawe ukontorere ruriya ruhimbi? Ahubwo abantu baraza bagakoma amashyi. Ni ukuri rwose wadusekeje. Hari umubwiriza umwe yigeze kubwiriza ahantu umuntu aramushimira aravuga ati wasekeje ku buryo n'amaboko utaherukaga guseka yasetse. Ati rero rwose buriya twagukunze pe, niba atanagutumira nzabwira pastor wacu yongera agire gute agutumire. Kubwo ubutumwa bwiza cyangwa kubwo gusetsa? Kubwo gusetsa gusa. Ikimenyetso cy'Imana gishyirwa ku bantu bicara mu rugo rwawe haba hari amahoro. Mu rugo rwo kwa mama kanaka nta mahoro ahari, ugapfuka mukabwira Imana uti Imana urabizi ko nanjye ibi bihe bibi nigeze kubicamo, ariko ntago nifuza ko kwa mama kanaka bamererwa nk'uko nari merewe, baha ibihe byiza nk'ibi wampaye. Ariko abana iyo bananiye umumama, umugabo runaka urugo rwamucanze, usanga abantu barimo kuvuga bati mbivuga nk'ubu urugero twakagombye kuba twicaye turimo kunihira aba bantu. Iki cyorezo cyacanganyukishije ku buryo abenshi n'ibintu by'Imana babivuyemo barimo baracuruza ingurube. Ariko aratambuka ukanosha umuntu wamubonye, naramubwiye ngo nacika ku rusengero azabimbwa. Simbivuga, singuriye abayimbwa. Ijambo ry'Imana rirakomeye. Hari n'abandi bavugaga bati mu rusengero bagiye kurimbuka nabi, twitandukanye nabo tutazamera nkabo. Yajya guterura icyigisho, sindi mubi nka kanaka, sindi mubi nka kanaka, sindi mubi nka kanaka. Ntushobora gushyirwaho ikimenyetso cy'Imana utaramenya agaciro k'umuntu ugiye kurimbuka. Kunihira ibibi bikorerwa i Yerusalemu kandi byarangiza bikagutakisha. Nshuti zanjye, aba bantu babanje gushyirwaho ikimenyetso. Imana ihamagara ba bamarayika bandi babakuru bandi batandatu bari bafite inkota, irangije arabwira ngo mumukurikire mumushorere inyuma y'aho avuye. Umuntu udafite ikimenyetso cy'Imana mukubite mwe kubabarira kandi muhere mu murwa wanjye wera. Kubera ko Imana yari ibizi yuko ahantu abanyabyaha babaho, ariko umunyabyaha mubi ni umuntu wanze guhinduka kandi ari aho abandi bahindukira, ariho ku rusengero. Uzi umuntu upangira ubusambanyi ku rusengero, mu gihe hari abandi batinya kujya ku rusengero kuko hari abasambanyi, bakavuga bati Imana ibi bintu byo kujya ku rusengero ndi umusambanyi, oya Mana rwose ntago nakujijisha uranze. Hari abantu bagenda bakajya ku ruhimbi bavuye kurwana n'abagore babo, kandi yarangiza kuruhimba akaririmba akabwiriza. Ariko hari abandi bantu yicara yarwana n'umugore akamubwira ati sinzasubira ku rusengero tutariyunga ngo mbabarire. Imana yaravuze ngo bakubite bahereye ku murwa wayo. Abantu bazakubitwa inkoni nyinshi ni abantu bagiye mu bintu by'Imana ntibemera guhinduka, ahubwo bageze ku rusengero bahinduka abanyamanyanga. Mu gahanga kabo uretse ubwesikoro n'ubunararibonye n'ubutekinisiye gusa, nta mibereho ihindutse y'Imana bashobora kwambikwa. Ntibishoboka. Niyo mpamvu usigaye ureba umuntu ku rusengero
wamureba mu maso uhagarara n'umukobwa ku rusengero ntubone ko ari umukobwa usenga, ntubone ko ari cyangwa ukabona ni akantu k'agatubuzi kari aho ngaho. Hagararana n'umuntu w'umuyobozi mukuru w'itorero, ariko wamureba mu maso ukabona ni umuntu w'umusitari w'umuniga, yambaye agapantaro katagira amasogisi, harimo arakubwira urabona ibintu by'Imana ni liberite, ibintu by'Imana ni umudendezo, abantu b'Imana umuntu ashobora kuza gusenga cyangwa yabatse. Bigeze aho umuntu ahagarara ku ruhimbi agatanga amatangazo ngo dufite amavuna. Iri torero ryacu murabizi rwose dukunda amavuna, ariko hari amavuna yateguwe umuntu uzabona nta kintu arimo gukora, akabona nta kazi afite, yabuze yajya azaze mu materaniro, kandi mbene abo ngabo bazahatubera. Imana ibaho umugisha. Itangazo rya kabiri, ubwo iryo tangazo rya mbere ririmo umwuka w'Imana. Bakuru b'itorero, muzabazwa no guhuzagurika mwagaragaje imbere y'abantu. Imana yaravuze ngo bakubite bahereye ku bakuru. Abantu bafite imyaka myinshi mu idini usanga iyo atahindutse niwe muntu ubudanangiye kuruta abandi. Nigeze kujya ahantu kubwirizayo, nsanga hari umusaza batereye intebe ku ruhimbi, abandi bose batayicara ari we uyicara. Ndabanza ndabwiriza, maze kubwiriza dusohotse arambwira ati icyo cyigisho wigishije, ati nakibwirije muri 87, ati nari nzi kubwiriza kukurusha sha, ati narakibwirizaga abantu amatwi bakakubita. Noneho ndangije numva ngewe ngize ubwoba, ndavuga se wa musaza ibi nibyo byatumye bamuterera intebe ku ruhimbi nta wundi muntu uhajya? Nza kubaza umuntu arangije arambwira ati turiya musaza, ati niwe watanze ikibanza, ati abahungu be baraza barubaka, ati buriya mu bakuru b'itorero iyo abana be habuzemo n'umwe araserera urusengero yanarukinga. Nurwe se? Nurwe? Ariko reka njye ikintu mbabaza, ubu uyu muntu nubwo yicaye ku ruhimbi dukomeze tumubeshye yuko azashyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga? Ntacyo ntigishoboka, yamaze kucyishyiraho. Niba hatabayeho guca bugufi, bantu b'Imana, nimugoroba nababwiye amagambo akomeye. Igitwe niho izuba ry'ubutumwa bw'abadivantisiti ryarasiye. Nimutitonda cyane ntibiri muri gahunda y'Imana yuko hano izuba ryarasiye ariho rirengera. Mwari mwabona n'umunsi n'umwe izuba riturutse iburasirazuba ngo nimurangiza nibigeza saa 11 mubone nanone niho rirengeye? Ntabwo bibaho. Mwaba mubaye aba mbere. Imana nijya yishimira ko ahantu umucyo warasiye hagaragara intege nkeya, kugeza igihe ureba no mu maso y'abantu ukabona kugaruka kwa Yesu n'ibibanditsemo. Iki kimenyetso cy'Imana ni ikimenyetso gikomeye. Nshuti zanjye, nagira ngo twinjire mu kimenyetso cy'Imana. Igitabo kirabivuga wiki. Hano mfite igitabo cyitwa Ibyaduka byo mu minsi imeruka. Aka gatabo ndabizi mwese mwaragasomye, hari abantu bagiye bahabwa ibihamya biri muri iki gitabo, ariko nanone iki gitabo hari abantu batakize neza. Kubera iki? Iki gitabo ubundi ni ibumbiro ry'ibihamya byavuye mu bitabo byinshi cyane bitandukanye. Mu nyumve neza, bagendaga bagerageza igihamya bakagishyira mu ncamake, ariko bakakurangira ahantu kiboneka mu kindi gitabo cy'icyongereza cy'umwimerere. Uku kuntu ibi bitabo, uku kuntu ibi bihamya babishoreranyije, ntabwo bivuze yuko ibi bihamya bizashorerana nk'uko bishoreranye hano ku mapaje. Umuntu aricara akakubwira ati akagingo kari hejuru karavuga ko hazaba iki, akari hasi karavuga ko hazaba iki. Ubwo bivuze ngo icyo hejuru nicyo kizabanza, icyo hasi kigire gute gikurikire. Nyamara ntabwo ariko bimeze. Nimureba mu gitabo cy'umwimerere cy'iki ngiki iki cyongereza, harimo uburyo izi ngingo zimeze. Ntabwo wagenda ngo uvuge ngo akagingo ka 250 ngo ujye kukareba mu gitabo cy'icyongereza usanga ari akagingo. Muranyumva neza? Byanditse nk'iki? Byanditse nk'igitabo. Rero hakeneye kubaho kwitonda. Hari n'abandi bantu bafata igitabo nk'iki agasoma akantu kuri page ya mbere, ntakomeze ngo arebe n'icyigisho cyose, ahubwo yarangiza agatavuga ati aka kantu karaye gasohoye, Yesu ashimwe. Abantu batamena ibi bintu abapasitoro barabiduhishe. Ariko mu by'ukuri nagira ngo mbabwire, mu itorero ry'Imana ntibiri muri gahunda y'uko umuntu arara umucyo wose Imana yamuteganyirije awubonye umunsi umwe. Oya, abamama murabizi neza, umwana iyo avutse, buriya mwari muzi ko na CHK ari amatara abaho ababyeyi babyarira.
ntabwo ari amatara asanzwe, ntabwo ampure yashirira ngo bapfe guteramo ibonetse yose. Muzanabirebe neza, utu twana tuvuka tutujuje igihe, mwabonye agatanda bashyiramo, mwabonye ariya matara ari amatara asanzwe. Uriya mwana bamucanyeho itara risanzwe cyangwa umuriro ukabura ukirirwa umunsi, uriya mwana aramutse anabayeho yazaba impumyi. Umucyo rero ni ikintu cyitonderwa. Umuntu w'umunyabyaha uje ku Mana ikontorora umucyo izazimuha, igenda imuha umucyo gake 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 gake. Nimwibaze aba bantu baje hano b'abashyitsi, aba bantu b'Imana biteguye kubatizwa, ku munsi wa mbere iyo bahinguka hano tukiga ikimenyetso cy'inyamaswa, tugahita dutangira tuti iragwiraguye iki Babuloni. Umucyo Imana igenda iwutanga. Gusa hari abantu Imana imurikira umucyo bakanyurwa n'umucyo ubanza, ntibazakomeze kuyegera ngo ibahe undi mucyo, bakaguma muri ubwo bujiji. Ariko nanone ni ikosa kwikingirana ahantu. Harimo ikindi kintu ngira mbabwire, ninde wababwiye ko muri Covid ibintu byose twagombaga kumenya ku Mana twabimenye, ku buryo mudakeneye kongera kwiga? Abantu b'inaha muri n'abasirimu rwose, kubitana n'umuntu yarangiza ati hano twagize umugisha, hano iwacu twarize twabanye n'abapasitoro b'abazungu barabatije inaha, Covid yaraje turiga, mbega twebwe ibintu byose ubu twarabimenye. Icyo ni ikimenyetso cy'uko mukeneye kumenya Imana, kubera yuko uko bwije n'uko bukeye natwe ubwacu tubwiriza. Iyo udaheruka kuri soko y'imbabazi ngo wige Imana ikwereka ibintu bihindura umutima wawe, usigara ku ruhimbo magambo ufite ubutumwa bushaje. Niyo mpamvu hagomba kubaho kuruhuka, ukegerana na Yesu akakwambika imbaraga, akaguha n'undi mucyo, akakuzamura akurikije aho ugeze. Rero nshuti zanjye, iki gitabo hari ibihamya nifuza kubasomera. Akagingo ka 805 n'akagingo ka 806, 805 806. Mutega amatwi, ikimenyetso cy'Imana icyari cyo. Ubwo buri mwizera wo mu bwoko bw'Imana wese azaba akimara gushyirwaho ikimenyetso ku ruhanga rwe, si kashe cyangwa ikimenyetso gishobora kugaragara. Ibi ntabwo bisobanutse. Ikimenyetso cy'Imana ntabwo ari iki, ntabwo ari kashe cyangwa ikindi kintu kigaragara, ahubwo ni ugushyira ukuri mu bikorwa buri munsi. Amen. Gushyira ukuri mu bikorwa buri munsi, haba mu buryo bw'ubwenge n'ubw'iby'umwuka, ku buryo udashobora gutandukana nabyo. Igihe ubwoko bw'Imana buzaba bukimara gushyirwaho ikimenyetso buteguriwe ishungura, nibwo rizaza. Mu by'ukuri ryaratangiye. Aya magambo yanditswe mu 1902. Icyo dukwiye muri aya magambo ni iki? Ikimenyetso cy'Imana ntabwo ari iki, ntabwo ari kashe cyangwa ikintu kigaragara. Icyo tucyemeranyeho rero. Muranyemerera? Yego rwose. Noneho rero, niba ikimenyetso cy'Imana atari ikintu kigaragara, byanga byakunda, Satani nawe ni umukozi w'umuhanga, kandi intambara iri hagati y'icyiza n'ikibi ni intambara y'imyanzuro, ni intambara yo kuramya, ni intambara yo gufata icyemezo. Kubw'ibyo ibyemezo bigendana n'ibitekerezo. None nagira ngo mbabaze nanone, ikimenyetso cy'inyamaswa cyo kigomba kuba ari ikintu kigaragara ku buryo wajyana n'umuntu bakakimuteraho ureba? Ntago bishoboka. Igihamya gikurikiye 806. Ikimenyetso cy'Imana ihoraho gishyirwa ku bitondera isabato y'Uwiteka babikuye ku mutima. Ubu kivuze ko abadive bose bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana? Oya, n'abantu bitondera isabato y'Imana babikuye ku mutima. Nshuti z'Imana, nagira ngo nongere mbibabwire, twarabyize. Niba wicaye ahangaha ukaba uzi ko ufite isabato y'umuhango, ukaba uzi ko ufite isabato yo kwereka abantu bo ku rusengero ko utaguye ariko wararangiye, ukaba usigaranye isabato yo gukubitisha abapentikoti n'abagatulika, ariko mu by'ukuri nawe utakimenya igihe itangirira. Wacu i Kigali ujya kubona ukabona umuntu saa 2 yibereye mu kazi, mu gitondo akabanza akagenda agafungura iduka, cyangwa akabanza agasiga atanze ibikoresho ku kazi. Wajya kubona ukabona saa 4 araje, nguwo ari muri korari araririmbye, ibeshya ubwiriza urenze saa 6, ahita asohoka agatega akamoto. Ukamubaza uti se ko waducitse tutarangije? Rero ati hari ibintu biba bipfa byinshi, ibintu biba bipfa ryari? Ku isabato.
none nagira ngo mbabaze aba bantu niba iki gihamya nsomye ari ukuri, umuntu udafite isabato ikimenyetso azagikura. Hari igihamya nifuza gusoma hano cya 432, akagingo ka 432. Iki gitabo reka gikoreshe cyane. Isabato ingingo y'ingenzi izashoza intambara. Mu ntambara izashozwa mu minsi iheruka, imbaraga zose z'ikibi zahakanye kumvira amategeko y'Imana zizihuriza hamwe kugira ngo zirwanye ubwoko bw'Imana. Muri iyo ntambara isabato ari wo munsi w'ikiruhuko cyo mu itegeko rya 4 niyo ngingo y'ibanze izaba gashoza ntambara. Bavuze urukingo hano, bavuzemo agapfukamunwa, bavuzemo mituweli, aha bavuzemo ikarita ya banki, hano hantu bavuzemo kugurisha ibibanza. Bavuze ko gashoza ntambara izaba iki? Izaba isabato. Muri COP 26 yanama yabereye i Paris, mwese sari mwayikurikiranaga, bababwira ko itegeko ry'icyumweru ariho riri bugire gute, riri busohokera abantu rwose. Bari umva, hari n'abantu baraye kuri interinete bavuga bati turyumva uko ritangazwa, barimo kubwira abantu bati musenge cyane. Ariko reka njye kibabwira, mutekereza ko tuzasengera ngo icyumweru kidatangazwa? Ayo masengesho arabazayakora. Ni nk'aya masengesho abanyamadini bajya bahura n'abami b'isi bagasengera isa amahoro. Yesu yaravuze ngo nta mahoro y'abaki. Igihamya gikurikiye iki kiravuga ngo ntimukabure kuziririza amasabato yanjye, ni kuwiteka avuga. Hasi baranditse ngo bamwe bazashakisha uburyo bwose bwo gushyira inzitizi mu nzira y'abaruhuka isabato, bagira bati ntimuzi umunsi w'isabato uwo ari wo. Tuzahura n'abantu baducanganyukisha, ndetse bamwe twizeraga. Narangiza akubaza atari ku bundi isabato ni icyo, ni umunsi wa 7. Narangiza kubaza ati se muri Amerika ubu ngubu isabato ko itaratangira, hano tukaba twayitangiye, icyo gisobanura iki? Urebe mu kirere. Narangiza kubwira ati rega, ati isabato iba mu mutima, nta sabato y'umunsi kibaho. Ndetse ariko bagaragara nk'abazi neza umunsi w'icyumweru uwo ari wo, kandi bagaragaje umwete ukomeye kugira ngo bakore ibishoboka byose ngo amategeko ahatira abantu kuruhuka uwo munsi ajye ahagaragara. Nshuti zanjye, iki gitabo kiratangaje. Akagingo ka 787 baranditse ngo isi yose ya gikristo izaba irebwa n'intambara ikomeye iri hagati yo kwizera no kutizera. Bose bazagira uruhande bahereramo. Mwumva icyo ikimenyetso cy'Imana kigendereye nikimara gushyirwa ku bantu, Imana izaba igiye kugaragaza abayo n'abatari abayo. Kandi bamwe bazaba basa n'abatagira aho babogamiye muri iyo ntambara, bazasa naho badaherereye mu ruhande rw'abarwanya ukuri, ariko kandi ntibazanagira n'ubutwari bwo kugaragaza ibya Kristo kubwo gutinya guhomba imitungo yabo cyangwa guhangana n'uko babakobye. Abo bose bazashyirwa mu mubare w'abanzi ba Kristo. Hari abantu bazashaka kurema uruhande rwa gatatu, bavuge bati rero ibintu by'isabato biri seriye, narabisomye, ariko nanone kugira ngo ngendane n'isi ntasigara birasaba ibi n'ibi. Ariko se ningendana n'isi nanone ko ndi bugire ikibazo cy'uko nzasohorezwaho ubuhanuzi bubi, ngo abo bantu bazashaka guhagararamo hagati, Imana ihita ibashyira mu ruhande rw'abayirwanya. Nta ruhande rwo hagati rubaho. Amadini agiye kuba abiri vuba bidatinze. Icyumweru n'isabato mugiye kumenya uburemere bwabyo, kandi nta muntu uzahagarara hagati ngo bikunde. Imbere y'abantu bose isi izaca inzira ebyiri. Iya mbere ni ukugendana n'iby'isi ishaka, iya kabiri ni ukugendana n'iby'Imana yagennye, ariko warangiza ugahura n'akaga. Nshuti zanjye, Satani ajya yigana ibintu bizabaho akabizana mbere. Kwicara muri ibi bibazo byabayeho bya Covid, by'agapfukamunwa, abantu bagakingirwa, ndetse bamwe bagakingirwa batabishaka, ndetse bikageraho uburenganzira bwabo bwibasirwa, bamwe bagahunga. Ikibazo cyavutse ni kimwe, ni umuntu wagendaga agafata icyo kintu cyabaye, ako karengane kabaye, yarangiza agahita akita karengane k'abana b'Imana, gasoza amateka y'isi. Umuntu umwe yakoze ikibwirizwa
arangije aravuga ngo ntihazagire umuntu ubashuka yuko hazabaho akarengane gaturutse ku isabato n'icyumweru. Akarengane naka ahubwo nuko kaje mu ipica batababwiye. Ariko nagira ngo mbabaze, ubu koko akarengane kararangiye? Ubu turi nyuma y'akarengane? Abana b'Imana baragiye, ubu abasigaye ntabwo turi abana b'Imana. Reka ngire ikintu mbabwire, ni mwitonde, mwiyoborwa n'amarangamutima, muyoborwe n'icyo ijambo ry'Imana rivuga. Ikindi kintu gikomeye ahangaha nagira ngo mbabwire nuko mu gitabo cy'ibihamya by'itorero volume ya 5, ibihamya by'itorero volume ya 5, kuri page 216, ni igitabo cy'icyongereza, bashyizemo ibyangombwa 5 umuntu w'Imana agomba kuba yujuje kugira ngo Imana imushyireho ikimenyetso. Ese ni bande bumva bashaka kubimenya? Shyira ikiganza hejuru. Amen. Twagize ikibazo cyo gutsindagira cyane ikimenyetso cy'inyamaswa, abantu bakicara, umuntu bakamubwira ngo computer ngo ntuzemere ko amazina yawe ajyamo, ngo bazayajyana i Roma ngo babone uko bakuniga. Umuntu yarangiza wamubwira uti amazina witwa nde? Ndabarahiye. Ariko najya mbabwire, ntago uramutse waranditswe izina ryawe riri mu gitabo cy'ubugingo cy'umwana w'intama watambwe ku kuremwa ku isi, nta sano nta n'imbaraga inyamaswa yakugiraho. Ibintu 5 bavuze rero, abantu bazashyirwa ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga. Mu magambo make, ikimenyetso cy'Imana ntikizashyirwa ku ruhanga rw'umugabo cyangwa umugore banduye. Icyo ni icya mbere. Umuntu wese ufite imibereho yanduye ntashobora kuzashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Niyo mpamvu dukwiye kuva mu ntambara z'amadini, mu bintu byadutwaye byo kwikingirana, ucungana n'amakuru yo kwa kanaka, ese yarikingije ntiyikingije, umwanya wabyo ntawo. Irinde icyakwanduza. Kuri iki kintu cyo kwandura, Bibiliya ivuga ngo iki? Abaheburayo iri somo ndashaka kurisoma mu gitabo cy'Abaheburayo, ariko ndarisomera muri Bibiliya ntagatifu. Abashyitsi turi kumwe namwe mu byumve, hano harimo amagambo akomeye cyane. Ijambo ry'Imana riravuga ngo iki? Hano igice cya 12 n'umurongo, ndasoma umurongo wa 15, niwo ndimo gushaka. Nimuharanire kugirana amahoro n'abantu bose no gutunga ubutungane, kuko utabufite atazigera abona Imana. Muramenye ntihazagire n'umwe usaguka ku ngabire y'Imana, ntihazamere kandi muri mwe ingemwe isharira yabatera imidugararo maze ikanduza imbaga yose. Ikintu cyose cyatera imidugararo kikaba cyahumanya iki? Imbaga. Ariko muri Bibiliya yera, abashyitsi bacu mutega amatwi mwumve iryo somo uko rivuga. Abaheburayo iri somo riravuga ngo iki? Abaheburayo 12 umurongo wa 15, mwirinde hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana. Amen. Hatagira umuntu ugwa akava mu buntu bw'Imana, kandi hatagira umuzi wo gusharira umera. Abantu bamo barasharira, ukabona umuntu wagiraga urukundo, umumama wajyaga ahobera abantu, arimo arababona ukabona hise yihisha arirukanse, wagira ngo abonye ibisimba. Abantu bajyaga bagira ubwuzu bwo gusura abantu bafite ibibazo bakabasura, ubu babaye abarakare. Ndetse ikintu kimbabaza, ari abagiye baba barakare, n'abari mu rusengero nabo bagasigara ari abarakare. Pawulo ati mwirinde ikintu cyazana imidugararo. Hano rero Bibiliya yera yirimo iravuga ngo hatagira umuzi wo gusharira umera, ukabahagarika umutima, abenshi bakagira gute? Bagahumana. Icyambere, ikimenyetso cya mbere kugira ngo ushyirweho ikimenyetso cy'Imana, nuko ugomba kubutanduye. Icya kabiri, abantu bararikira isumbwe ntibazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Mbega uburyo kurarikira isumbwe byaturangije. Mwari muzi yuko umubwiriza iyo wamufanaga akumva wumvise icyigisho cy'undi, akabona mwagendanye, ahita atangira akavuga ati ndababaye, ubu wabona ngiye guta agaciro. Umubwiriza yagiye ko nakabona iwabo haje undi,
arabwirije abantu barihannye kuruta uko bajyaga bihana, ahita atangira tubusingira umusitari rwose ibi bintu ni ibiki? Fata umuntu wari umukuru w'itorero umusubize mu gihanda, uti igihande cyacitse intege, genda ujye mu gihanda uba utuyoboreye, wongere uzamure kiriya gende nk'uko wari warakizamuye kera. Ahita avuga ati banciye amazi sinzanagaruka. Umwuka w'isumbwe ntushobora gutuma abantu bashyirwaho ikimenyetso cy'Imana. Ibi bintera ubwoba yuko ababwiriza, abapasitoro, abakuru b'itorero bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga ni bake. Ikimenyetso cy'Imana mu ruhanga ntikizashyirwa ku bantu bakunda isi. Abantu bakunze isi ku buryo usigaye wicara mu itorero isi ukayibona, ariko wajya mu isi washaka itorero ntugire gute? Nturibone. Ubu dufite abantu bari mu nzu y'Imana bahagarariye isi. Urajya kubona ukabona umukobwa yasokoje nk'uw'isi yaje kwibutsa abantu yuko bakiri ku isi. Umumama arimo araza kwambara, wabona ukabona ntabwo aje mu materaniro, yambaye imyenda ijya mu kabyiniro. Yaje gukora iki? Kwibutsa itorero yuko isi ikigeze gute? Igihari. Ariko ikibazo, twabuze abantu bashobora kuva mu itorero, Imana ikabohereza hanze mu isi. Abantu bo mu isi bakamenya ko Imana igifite itorero hehe mu isi. Byivanze ntabwo byivanze, byamaze kwivanga. Abantu bakunda isi ntibishoboka. Nta kimenyetso cy'Imana bazashyirwa ku ruhanga. Abantu bafite indimi zivuga ibinyoma. Umva muri covid ibinyoma murabivuze waha. Kanaka mbihagazeho. Hari umuntu umwe yigeze aganira na mugenzi we amubwira uburyo ngo naguzwe, ngo nta butumwa bwihanisha nkigira, ngo uriya baramuguze ngo mbizi neza, soni ni inshuti yanjye. Ariko ubu ngubu uwo muntu ategereje imvura y'itumba. Ndagira ngo mbabaze, imvura y'itumba yadusukirwa tugashyirwaho ikimenyetso cy'Imana tukiri abantu bakeka ikibi ku bandi? Kandi Bibiliya muri Zaburi 15 ivuga yuko umuntu wese ukeka ikibi ku bandi adashobora kuzazamuka ku musozi wande Uwiteka. Mukaba murimo guhimbira abantu ibintu. Umuntu asigaye abona umuntu batavuga kimwe ni umujesuite. Umuntu batavuga kimwe uriya ntabwo yazanywe n'Imana, afite ibintu byamuzanye. Umuntu mwagirana ikibazo yarangiza turiye ubutumwa bwiza, wapi byaranze. Ubu dusigaye dufite abantu akwandikira akakoherereza igihamya kikwereka yuko warimbutse nta nijuru uzabona, yarangiza ati nkubwije ukuri ijuru ryanyeretse ko uhiye upfuye nabi. Ibinyoma, guhimbira ibinyoma mugenzi wawe. Kuba atakiza mu rusengero ukamuhimbira ibinyoma, cyangwa kuba yagiye ku rusengero nawe ukamuhimbaho ibinyoma, ni ikimenyetso cyerekana ko ikimenyetso cy'Imana ntigishoboka kujyaho. Ikindi kintu cya nyuma ni imitima ibeshya. Hari abantu batabeshyeshya umunwa ariko bakabeshyeshya imitima, nta kimenyetso cy'Imana bashobora kubona. Nshuti zanjye, mu Byaduka akagengo ka 416 baranditse ngo abanesheje isi, umubiri na Satani nibo bazagira amahirwe yo kwakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho mu ruhanga. Amen. Abantu bagomba kubanza kunesha isi, bakanesha uyu mubiri. Uri murigisha umukobwa, warangiza mwatindana, waratangiye umwigisha Bibiliya, bikarangira usigaye ufata akaboko umukora ku rutugu umanura werekeza ku isutiye, ukaba urimo muraganira umukabakaba urimo gukora ku bibero. Imana ni nziza, Imana yaradukunze, yaduhishuriye ukuri, arimo arakora ku bibero. Reka ngire ikintu mbabwira, igihe cyose hatabayeho kunesha umubiri ntibishoboka ku kimenyetso cy'Imana. Niyo mpamvu hari abantu ujya kubona ukabona arakubwiye ngo atwaye ubutumwa bw'amareka 3, atwaye ubutumwa bugurira abantu kuva muri Babuloni, atwaye iki, ariko nyuma y'igihe gitoya wajya kumva ngo yakoze amahano, yagize gutya na gutya. Kubera iki? Ndajya mbabwire abantu b'Imana, dukeneye guca bugufi, kuko ibimenyetso n'ibintu bikenewe biradusaba kuba abantu baciye bugufi. Uretse Imana yonyine yatwinjiramo, naho ubundi nta kintu na kimwe gishoboka. Icyo nashaka kuvuga rero ku kimenyetso cy'inyamaswa twihuta, ikimenyetso cy'inyamaswa cyo ni ikinyuranyo cy'iki ngiki. Ni umunsi wa mbere w'icyumweru dimanche. Aya magambo yanditswe mu cya 904
akagingo ko mu byaduka 826 basobanuye yuko ikimenyetso cy'inyamaswa ari ikinyuranyo cy'ikimenyetso cy'Imana. Kubw'ibyo rero niba twabonye ikimenyetso cy'Imana ari isabato, kandi iyo sabato ikaba atari isabato y'umuhango, ari isabato yemerera Imana ko yeza umuntu waruhutse isabato, ni nako icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa. Kubera iki? Inyamaswa ni iki? Ni ubwami. Muri Bibiliya wakoresheje inyamaswa bavuga ko ari ubwami. Rero inyamaswa izahatira abantu kuramya ndetse n'imikorere yayo, najya mbabwire ngo Amerika hamwe n'ubupapa bizafatanya cyane kugira ngo isi yose bayishakire icyerekezo. Ibi bintu ukeneye kubishishikarira. Niba unasengera mu idini ritajya ribyiga, icara usaba Imana kwigisha igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe. Kandi mu gitabo cy'ubusobanuro bwa Bibiliya bw'Abadivantiste b'umunsi wa karindwi, volume ya 7, cyanditswe mu 1900, baranditse ngo ubwo igeragezwa rizaza hazagaragazwa neza ikimenyetso cy'inyamaswa icyo ari cyo, n'ukuruhuka ku munsi wo ku cyumweru. Ariko ibi bihamya turimo gusoma bitubwiye ko ikimenyetso cy'inyamaswa ari agapfukamunwa, batubwiye ko ari urukingo se, batubwiye ko ari ikarita se. Iki kimenyetso cy'inyamaswa nk'uko isabato y'Imana izabigendereye kweza abantu, icyumweru kizashyirwamo imbaraga kibe kigendereye kuzinura abantu ibintu by'Imana gake gake. Kandi icyumweru wakwibaza ngo icyumweru n'isabato biratandukanira he? Hari igitabo nkunda cy'ubusobanuro bwa Daniyeli n'ibyahishuwe, hari amagambo bashyizemo nifuza gusoma. Ni mu gitabo kimwe, n'amagambo yakuwe mu gitabo kimwe cyitwa The Catechism of Christian Doctrine, page 65. Bibajije ikibazo itegeko rya gatatu ni irihe? Bahise basubiza ngo itegeko rya gatatu ni iri: wibuke kwezi umunsi w'isabato. Iryo ngo ni itegeko rya kangahe? Rya gatatu. Ariko noneho hano imbere yanyu mfite Bibiliya ntagatifu ngiyi hano. Reka muri Bibiliya ntagatifu iyi mu Kamisiri igice cya 20 nsome amategeko y'Imana, mumbwire itegeko rya gatatu. Ubwo harahita havukamo ikibazo. Amategeko 10 y'Imana, nuko Imana ivuga aya magambo yose iti: ubwo itegeko rya mbere ni jyewe Uhoraho Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Misiri mu nzu y'uburetwa, nta mana zindi uzagira kereka njyewe. Icyo ni irya mbere. Irya kabiri, ntuzikorere ishusho ry'iribazanyo cyangwa se ikindi kibonetse cyose. Barakomeza, ntuzapfukame. Noneho itegeko rya gatatu umurongo wa 7, ntuzavuga izina ry'Uhoraho Imana yawe mu bintu by'amanja. None nagira ngo mbabaze, itegeko rya gatatu hano muri no Bibiliya niryo tegeko rya gatatu muri gatigisimu? Oya. Byagenze gute? Barabibaradinze. Byagenze gute ngo irya gatatu ribi irya kane mu mategeko y'Imana no muri Bibiliya ntagatifu rigere muri gatigisimu ryabaye irya gatatu? Birumvikana ko hari iryacomowemo. Iryacomowemo rero ni irihe? Ni itegeko ribuza abantu gusenga amashusho. Rimaze gukurwamo, byasabye ko itegeko ryo kubahiriza umunsi w'Imana rizamuka. Hano bavuze ngo iki? Itegeko rya kane mu mategeko muri Bibiliya ntagatifu baranditse ngo urajye wibuka umunsi w'isabato uwegurira Imana. Amen. Ariko mu gitabo cyabo banditse, muri iki gitabo cyabo banditse mu myaka y'igihumbi na za 600, baranditse ngo itegeko rya gatatu ni irihe? Itegeko rya gatatu ni wibuke kwezi umunsi w'isabato. Ikibazo kindi, mbese itegeko rya gatatu ridutegeka iki? Itegeko rya gatatu ridutegeka kubahiriza umunsi w'umwami. Umwami nde? Bashyizemo utudomo 3. Ikibazo, mbese umunsi w'isabato ni icyumweru? Sunday ni bimwe? Igisubizo, umunsi w'isabato ni icyumweru si bimwe. Hatazagira n'umuntu wongera kubyitiranyaho mu rindi dini iryo ari ryo ryose. Abagatulika bishyiriyeho icyumweru, baravuga yuko isabato ni icyumweru atari bimwe. Noneho bakomeze rero batubwire, ni umunsi w'isabato ni umunsi wa 7 w'icyumweru, kandi ni wo munsi wubahirizwaga mu mategeko yo mu gihe cya kera. Icyumweru Sunday ni umunsi wa mbere w'icyumweru, kandi ni umunsi wubahirizwa mu mategeko mashya. Ni amategeko ya kera ya Bibiliya cyangwa ni amategeko mashya? Mashya yanditswe nande? Barakomeje barangije bati ikibazo, kuki
kuki itorero ridutegeka kweza umunsi w'icyumweru sande mu cyimbo cy'isabato? Igisubizo, itorero ridutegeka kweza icyumweru mu cyimbo cy'isabato kubera ko ku cyumweru Kirisitu yazutse mu bapfuye, kandi ku cyumweru yohereje Mwuka Wera intumwa ze. Hari aho Yesu yasize abivuze? Nta na hamwe. Ikibazo, mbese mwishingikiriza kuki igihe muhitamo kubahiriza umunsi w'icyumweru mu cyimbo cy'isabato ya kera ariyo yabaga ku munsi wa karindwi Saturday? Aya magambo bayashyize mu gitabo cyitwa The Catholic Christian Instructed, page ya 202. Icyo kibazo rero mwumve igisubizo. Tubifitiye ubutware duhabwa n'itorero Gatulika ndetse no ku migenzo y'intumwa byo guhindura isabato ikimukira ryari? Ku cyumweru. Ikibazo, mbese hari ahantu mu byanditswe byera hategeka ko icyumweru kiruhukwa mu cyimbo cy'isabato? Ibyanditswe bidutegekwa kumvira itorero. Nta hantu bashyizeho itegeko ryerekana ko isabato ni icyumweru cyasimbura isabato. Noneho barangije ngo ariko ntabwo ibyanditswe bivuga mu buryo bwihariye iby'uku guhinduka ku isabato. Amen. Nta hantu namwe ibyanditswe bivuga byeruye iby'uko icyumweru cyasimbura iki? Isabato. Barakomeje barabaza ngo ikibazo, mbese hari ubundi buryo mufite bwo guhamya ku itorero rifite ububasha bwo gushyiraho iminsi mikuru yemewe n'amategeko? Igisubizo, iyaba ritari ribifite ntiryari gushobora gukora ibyo ryakoze. Ibyo abanyamadini bo muri iki gihe bemeranya naryo, ntiryari gushobora gufata ukuruhuka kw'icyumweru ari wo munsi wa mbere w'icyumweru ngo gisimbure kubahiriza umunsi wa karindwi Saturday, impinduka idafite ikiyishyigikira na kimwe mu byanditswe byera. Bati rero abagatulika dufite power, twashyizeho icyumweru, n'abandi banyamadini bose bakigendeyemo bakiri inyuma, ari twe twagize gute? Twakishyiriyeho. Munsi barakomeje baravuga ngo ikibazo, wahamya ute ku itorero rifite ububasha bwo gushyiraho iminsi mikuru n'iminsi y'ibiruhuko? Igisubizo, wabihamisha igikorwa nyirizina cyo guhindura isabato ikajya ku munsi w'icyumweru. Ibyo abaprotestani nabo bemeye, kandi ku bw'ibyo barivuguruza cyane igihe baruhuka ku cyumweru badakebakeba, maze bakica indi minsi mikuru myinshi yashyizweho n'iryo torero. Iki gitabo cy'abagatulika, iki ni igitabo, aya magambo akomeye bayakuye mu gitabo cyitwa An Abridgment of the Christian Doctrine. Baravuze bati niba amadini yose ya giprotestani ashaka gukomeza gusenga ku cyumweru, nibakire n'iyindi minsi mikuru yashyizweho na Kiliziya. Iminsi urugero wo kujyanwa mu ijuru kwa Bikira Mariya nabyo ni mubifate, umunsi w'abatagatifu mufate n'ibindi, kuko baravuga ngo ububasha bwatumye bashyiraho icyumweru mukagisengaho, n'ubundi ubwo bubasha nibwo bwakagombye gutuma bababwira mugakomeza n'indi minsi ya Kiliziya yashyizeho. Bati kandi ibi bintu nta bihamya muri Bibiliya dufite, ahubwo bigaragaza ububasha bw'idini. Nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire yuko icyumweru kigiye gushyirwamo imbaraga. Mukagingoka 830 kuruhuka ku cyumweru ntabwo birahinduka ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi ntibizaba cyo kugeza igihe itegeko rizahatira abantu gusenga kuri uwo munsi w'isabato y'ikigirwamana. Mu magambo make, itegeko ry'icyumweru ritaratangazwa ngo abantu bose bategekwe gusenga ku cyumweru ku ngufu, abanyuranyije nabyo bicwe. Ntabwo umuntu usenga ku cyumweru twari twavuga ko yashyizweho ikimenyetso cy'iki? Cy'inyamaswa. Noneho hari amagambo nshaka gusorezaho y'abantu benshi bajya bihuta ariko bakwiye kwitonda. Igitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, page 456, baranditse ngo nanone bizongera bivugwe ngo noneho abaruhuka ku cyumweru bose bafite ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi abantu beza babayeho mu gihe cyashize bubahirizaga uyu munsi bari bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo kandi ni ukuvuga ko Luteri, Whitefield n'abayoboke ba Wesley n'abandi bose bakoze umurimo mwiza kandi w'igikundiro w'ubugorozi bari bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ubwo rero imigisha yasutswe ku matorero yari yakiriye ubugorozi yaba yarasutswe ku bantu bari bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ndetse n'abakristo bose bo muri iki gihe bubahiriza icyumweru nk'isabato bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Igisubizo abadivantisiti batanze, dusubiza tuvuga ngo ibyo siko bimeze.
tubabajwe no kuvuga ko bamwe mu bavuga ko ari abigisha b'iby'iyobokamana nubwo bagiye bakosorwa inshuro nyinshi bakomeje gutsimbarara mu kutavuga uko tutizera kuri iyo ngingo. Ntabwo twigeze twizera muri ubu buryo kandi ntitwigeze twigisha dutyo ko abo bantu bose bavuzwe haruguru bafite ikimenyetso cy'inyamaswa. Ingingo z'ibanze dushingiraho ntizitugeza kuri bene iyo myanzuro. Mu magambo make, nta n'inyigisho n'imwe y'abadivanisi umunsi wa karindwi ivuga yuko uyu munsi wa none umuntu urimo gusenga muri ADPR ku cyumweru yamaze kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa atazakira. Nta nyigisho ivuga ko umuntu urimo gusengera muri kiliziya ubwo yamaze kurimbuka kubera ko icyumweru atari umunsi w'Imana. Oya, ariko twebwe icyo turimo kuvuga ni kimwe, nuko umuntu umaze kumenya ukuri akamenya ko icyumweru mu bitabo bw'aburyo by'abagatulika bivugiye ko aribo bakishyiriyeho. Umuntu wo muri ADPR n'abandi bantu mu yandi madini barangiza bakagendera mu marangamutima bagakomeza bakayoborwa n'ikinyoma. Tubabwiye isabato ko ari ikimenyetso cy'Imana, tubabwiye ko icyumweru ari ikimenyetso cy'inyamaswa, kandi vuba bidatinze abami b'isi n'abanyamadini bazatora ko icyumweru ari cyo cyagarura amahoro, cyagarura ubukire, cyagarura ubutunzi, icyumweru cyagarura ubwumvikane, ndetse bagiye kugaragaza yuko icyumweru cyagarura imihindagurikire y'ikirere kikamera neza. Icyumweru gishobora gutuma banki zari zaragize ibibazo zongera zibona amafaranga, kandi bagiye kuvuga ko kugarura icyumweru bizatuma imiryango ibonana. Ibi bintu byose babigendeyemo, icyumweru leta z'isi zizacyakira nk'igisubizo. Abaruhuka isabato bazashyirwa mu kato kandi bashyirirweho umunsi wo kubica. Ariko amagambo mvuga nsoza namwe, aya magambo ndayasoma muri iki gitabo cyitwa Umurimo wa Gikristo. Bizagenda gute? Paje y'146. Muri iki gihe abaprotestani babona itsinda rito rikomeza isabato nka Moridekayi ku irembo ry'ibwami. Imico yaryo n'imyitwarire yaryo igaragaza kubaha amategeko y'Imana. Ihora ari igishinja ku bantu baretse kubaha umwami Imana. Kwizera kwacu gufite abantu kwatangiye gucyurira mu mitima yabo. Kwizera kwacu gukomeza amategeko y'Imana, kuvuga ukuri nk'uko kuri, tukerekana ibintu aho byavuye naho byerekeza, bituma hari abantu bamaze kutwanga mu mitima yabo. Ariko nagira ngo mbabwire, kuko Imana yakijije Abisirayeli na Moridekayi icyuma cyo kubambwaho ntibakibambweho, niko Imana itazatererana itorero ryayo. Kubw'ibyo rero ifatanye n'itorero ry'ukuri. Ikimenyetso cy'Imana kirimo kirasaba ibyangombwa. Ntago natinze ku kinyamaswa, kuko kugira ubumenyi ku kimenyetso cy'inyamaswa nta kintu bimaze. Ndakubwira muri uyu mugoroba ngo tunganya uruhanga rwawe Imana yandikeho. Nutabikora byanga byakunda uzisanga mu kimenyetso cy'inyamaswa ndetse n'igishushanyo cyayo. Ejo dufite icyigisho gikomeye, ariko Imana yiteguye kubaha imbaraga kugira ngo nabyo muzabashe kubyumva. Muri uyu mugoroba ikimenyetso cy'inyamaswa kizashyirwa ku bantu banduye, kizashyirwa ku bantu bararikira isumbwe, abantu bakunda isi, abantu bafite indimi zivuga ibinyoma, abantu bafite imitima ibeshya, abantu bakunda umubiri kuruta uko bakunda umutima wabo, abantu batemereye Imana ngo ibakomeze mu kiganza. Urashaka yuko ikiganza cyawe ugihereza Kristo? Urashaka ko wemerera Kristo akandika ijambo rye n'amategeko ye ku nkomanizo z'umutima wawe? Urashaka guhindurirwa amateka ukava mu binyoma? Ibitabo birimo biratwereka ko abantu barimo guhomboka inyuma y'ibinyoma. Ese urashaka Imana guhindurira amateka? Niba wifuza icyo kintu, tera intambwe Yesu akwakire. Ese Imana ko yohereza marayika wayo wandika akagenda akitegereza abantu kugira ngo ashyire ikimenyetso ku ruhanga kandi abo bantu biyihane? Ese uyu mugoroba witeguye kwihana? Umuntu ubwira Imana ati, Imana ndabizi neza ko uruhanga rwanjye harimo akajagari, inyigisho z'ibinyoma zaramvangiye, iki kimenyetso cy'inyamaswa n'icy'Imana nabyumvise nabi, ndetse mfite n'ibisigisigi bikomoka ku myumvire mibi nagize. Ariko Mwami Yesu, ndashaka ko mfata ikiganza nyandikaho ijambo ryawe, mfata ukuboko unyobore, ngushinganishije ubuzima bwanjye kugira ngo ahazaza hanjye habe muri wowe. Ninde muri uyu mugoroba ubwira Imana ati, Imana nari mfite isabato y'umuhango, kandi abantu badafite isabato yo mu mutima, badafite isabato ishyirwa mu ngiro, ntabwo bashobora
hashobora kuzashyirwaho ikimenyetso. Mwami, mpa imbaraga zo gukomeza isabato, nyandikaho amategeko yawe, nkura mu bibi n'ibisa nabyo. Nabeshyaga, nibaga, nari mfite umutima utishimira abandi, nagiye mpimbira abantu inkuru z'ibinyoma. Muri uyu mugoroba ndashaka utunganya uruhanga ari rwo mutima wanjye. Tera intambwe uze dusenge.